ambwiye ngo ntaje ariko ntiyangezeho, twari dukumburanye numvaga mushaka ariko ntago yigeze angeraho, ariko ntago yigeze angeraho. Ntago Yes, ndagusuje cyane rero nanone we tubana kuri Kigali Source TV mu biganiro byacu umunsi ku munsi, by'umwihariko wowe ukanda subscribe ndetse na notification kugira ngo tubane 5 kuri 5 muri Kigali Source. Ni kwa kundi nkuko mumenyereye ibintu bari bo bishyushye n'iki. Uyu munsi rero ni kwa kundi tuba twabagereye ku bahanzi batandukanye, ariko by'umwihariko muri iyi minsi muri kubona ko turi kwibanda ku bantu bagiye bakora izina, b'abantu b'abaregendere nyine tugenda tuganira nabo ku muziki wo hambere mu myaka ishize ndetse no mu muziki w'ubu, tugenda turebera hamwe nyine tunarushaho kubaka 5 kuri 5. Today rero ni special kuko nagushakishirije umuhanzi umwe ndabizi neza ko afite public nini cyane, ndetse ndabizi neza ko hari benshi bari barambwiye ati nyamuneka uzagenda tugerere kuri uyu muntu ko bari bamubuzeho cyane. Benshi bibazaga aherereye, bibazaga ibyo aherereyemo, ibyo ari gukora nyine. Uyu munsi rero nagize gutya ndanyaruka nyine ndamushakisha kuri kamera za Kigali Source TV. Muri akanya turi kumwe, yakoze byinshi cyane, yagiye ashyira hanze indirimbo zagiye zikundwa cyane, nanjye harimo izo nagiye nkunda by the way. So reka mfata akanya mite mwakira nyine kuri mikoro za Kigali Source TV right now. Ndi kumwe na Niyo Rick. Ikaze bro. murakoze cyane. Ni Niyorick. Ndabasuhuje bose abantu badukurikira. Yes, turi kumwe na Niyo Rick nkuko mwabyumvise rero. Niyo Rick abantu benshi bagiye bakunda. Niyo Rick wakoze umuziki navuga mu myaka ishize, uburambe ni bwose. Mbere na mbere musaza uherere mu duki, biragaragara yuko ibibazo bya economy bibe bitigeze kugira muri cyerezo cya covid, urasara amafaranga. Aya nta muntu bitagezeho, ariko ndashima Imana ko ndi muzima, mbayeho, ndamahoro kandi ntago ndwaye. Ntacyo nshinja Imana, ndayishimira. Kandi nishimiye ko tugiye kuganira n'abantu bacu, abantu wenda bambuze bibaza Niyo Rick ari mu biki, ariko ndahari. Ndizera ko batangiye no kunyumva muri iyi minsi ko hari indirimbo nagiye mbaha nkeya za gospel. Harimo yitwa ntujya intenguha, hari niyo yitwa ndaje iheruka ndi kumwe na MC Tino. Ndarumva rero ko ndi kuza rwose ndahari. Yesu duhita tunakumuza kuri ako kantu. Mu minsi ishize nyine nibwo hagiye humvikana inkuru mu itangazamakuru ko waba wahindiye njyana cyangwa se uri gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hari n'indirimbo nyawo ndakeka zimaze kuba 3 niba atari 2. Ebyiri, ahubwo ya gatatu igiye gusohoka. Irasohoka vuba cyane kuko audio yararangiye. Ubu turi mu bintu bya video, nayo vuba irasohoka. Ubwo wari ukimbaza ati muri iyi minsi byavuzwe ko wakiriye agakiza. Yes, narakakiriye, ariko navuga ko n'ubundi nari ngafite, ahubwo wenda ntago nabihaga umwanya nk'uwo ubu mbiha. Ngo wenda nabihaye umwanya kuko nabonye ari iby'agaciro kandi ari iby'akamaro. Nabonye hari icyo byongera mu buzima bwanjye. Hari amahoro byampaye numvaga ntafite, hari icyizere byandemyemo. Mbese byatumye mba Niyo Rick Ubayeho, ubuzima bufite intego. Kandi mbere twakoraga umuziki tutavuga si umuziki turi kuwukora kuzihe mpamvu, kora umuziki tu gusa kugira twumve ko hanze bari kuducuranga. Nuhura n'umuntu avuga ati dore Niyo Rick, kumva ibyo bintu ni sawa biraryoshye. Ariko ngubu buriya niyo umenya Imana ukayikurikira, genda igufungura mu mutwe ku buryo uvuga ati narakererewe. Hari ibintu ugenda utangira kubona, ugatangira kuba umuntu uri serious mu byarimo, unyotewe no kugira ibintu ageraho mu buzima. Mbese umuntu nyamuntu w'Imana yifuza ko tubaho. Yes.
hanyuma wenda buriya uko bimeze kose hari ukuntu abantu baba bari basanzwe bakumenyereye muri izi ndirimbo zindi zisanzwe za sekira bakakubona bakajya gutya bakakubona nyine muri izi ndirimbo zo guhimbaza Imana byanga byakunda hari abagira uburyo butandukanye bagufata mu feedback wowe uri kuyibona gute hari abakubwira ati wenda twishimiye ino muziki uri gukora wakaba yari nayo wakoze nk'uko wari ubikomojeho nyine ubona feedback imeze gute ugereranyije n'injyana wakoraga mbere feedback ni nziza ariko comments zo ziba zitandukanye hari abishima kuhinduye bakishimira ibyo ugiyemo hari nanone nabo bibabaza ati mu nigarayobye biriya bintu agiyemo wapi ntago bikora numva ngo ndikurikiza ukuntu bambwiraga biriya bintu ntago bikora abandi bakaguca intege kwari nk'ibigeze kumbwira ngo narabatengushye ati we waradutengushye kabisa hari n'ibigeze kumbwira ati Imana tubaye ikigwari kweri ati ijwi ryawe kweri ugiye kuririmbisha biriya bintu ati bidacuruza ariko wenda we niko ababitekereza kimwe nuko hari abandi bantu bamyandikiye bakambwira ati kabisa courage ati wahisemo neza ati ahubwo yibikora na kera urumva kandi n'indirimbo maze kurimba za gospel hari abantu bazumva bakambwira ati ahubwo wari warayobye ati ibintu kabisa urabishoboye cyane kandi ni byiza kuri wowe ubwo rero ngewe numva hano ari sawa ibintu mfiringa ndirimba ndi no kubifiringa numva ko ndi kuririmba ibintu by'ukuri urumva tuvuge wenda kera nararirimbaga harimo nk'indirimbo yitwa byemere haririmba nk'ahantu havuga ati iyo Imana itaza kubaho ngewe mba ndamya wowe ubwo mba naririmbaga umukobwa iyo Imana itabaho ni wowe nari kuba ndi kuramya rwose ndi umuramyi wawe urumva kandi Imana itaza kudupfira ngewe nari kugupfira urumva mba nakabije cyane urumva kubiririmba gucuruza nyine ari uburyo bwo gucuruza ariko noneho ubu ngubu ndi kuririmba mvuga ati mwami uri mwiza nyemerera hura nanjye nkumva ni ibintu biri kuva ku mutima kandi ni nk'isengesho ndi kubwira Imana nkumva ndetse hari ikintu biri kumara muri ngewe ni byiza cyane kandi ikindi kinshimisha no kugenda mbona n'abandi bantu wenda twabanaga mu muziki bagenda bahinduka nka TMC uba muri Amerika nawe nabonye yarahindutse ubu bari gutanga ikibwirizwa kuri Instagram ye kabisa nkumva ni ibintu byiza biryoshye umuntu warageze kuri rwego kaza kugeraho igihe kikagera agahinduka hari bulldog mwarabyumvishe n'abandi bizaba nawe uzakizwa yes urakoze cyane hanyuma wenda duse nk'abagaruka gato kuri buriya muziki yawe wahoze ukora muri minsi turi kugenda twegera abantu b'abarejanderi cyane bakoze umuziki muri biriya bihe tugenda tuganira nabo nyine ukuntu biriya bihe byari byifashe birebye urwego umuziki nyarwanda ugezeho kuri ubu turi kuvuga wenda kuri izi njyana zindi saxira hanyuma ukareba no kuri ya muziki kuri mu bantu muri kiriya gihe batwikaga niko twavuga ubona rero uwuhe muziki uri uteye imbere cyangwa se abahe bari gukora produits zimeze neza ni hehe bivunanye uratubwira ku giti cyawe kuko benshi babifata mu buryo wari wakubwira ati mbona ari uyu muziki w'ubu abandi ati n'uwa kera nyine buri wese aba afite reaction yewe ku giti cyawe nk'umuhanzi ni hehe ubona byari bimeze fresh buriya wenda abantu ntibumve ngo ni kera bagire ngo ni kera cyane ngo ndi ba masamba na ba makanyaga njyewe umuziki wanjye wari guhera muri 2011 kugeza nibwo nakoze indirimbo ya mbere muri studio kugeza ubu nyine nona ariko indirimbo za sekira urebye maze imyaka 2 nzihagaritse urumva umuziki usanzwe nawo bayemo imyaka 8 yes 8 gutyo inkurikije rero umuziki twakoraga muri iriya minsi n'umuziki uri gukorwa ubu ngubu itandukaniro riri hehe ubu riri kuri production production za mbere ntago zari zifite quality ihagije ahubwo zagiye zizamuka kugera kuri ubu
wumva ko hari karite kabisa ya production, aba producer bagize kwevuriwa bari gukora ibintu wumva kabisa bifatika, yaba audio yaba na video. Ikibazo ubundi cyabaga muri production cyane, abahanzi bo kuririmba kuva na mbere bari bazi kuririmba, bari bazi kuririmba kabisa, kurikije ba Debe guhera muri icyo gihe twarimbye nabo baririmba, ba Meddy, ni benshi, ba King James, ba Tom Cruise, ariko urumva ko n'undi barabahanga ntaho the same n'iki gihe. Itandukaniro ngiye mbona ari production ni wenda niyo yazamutse, kandi production izamutse n'igihangano kiba cyiza. Ikindi nanone nakongeraho ni uburyo bwa promotion bwaroroshye, ntabwo ari nka mbere, kubera ko ubu social media zigiye promoting ibihangano cyane, ariko mbere yari amaradiyo 99% yari radiyo, kuko na televiziyo zari nkeya nanone, kandi gukora video bitoroshye, na video wakorerwaga ntabwo yabaga ifite karite, yabaga iryana mu maso uri kwireba, ugasanga abahanzi ntibitabira gukora ama video, ariko kuri ubu ngubu barakora ama video meza, ama social media akaba promotinga cyane, kuko hari indirimbo zamamara tukazimenya zitarakinwe ku maradiyo cyane kabisa. Yes, wakoze cyane. Hanyuma uri mu bantu bakoranye n'aba producer benshi, Niyo Rick wakoranye na RP, Click wakoranye nawe na producer benshi, ni uwuhe mu producer uvuga ati uyu mu producer n'uwibihe byose kuri ngewe? None natubwiye n'indirimbo muri kariyeri yawe juste kuva watangira 2012, niye ndirimbo wumva yabaye ibihe byose kuri wowe? Uriya ngewe nagize umugisha, aba producer bose twakoranye twarahuje, ko ndi kwa mbere twakoranye ni Pastor P. Iyo twakoranaga yataga yishimira impano yanjye, agakunda ijwi ryanjye, bigatuma duhuza. Noneho nakoranye na Pastor P, nkorana na Rick, nkorana na Junior, nkorana na Piano, nkorana na Fazo, nkorana na Chris Chita, ego ndi nindera na Evdex, wewe n'ubu turi gukorana, ni benshi, sinzi niba hari nibagiwe, ariko bose baramfashije, ko bose bankoreye indirimbo zagiye zingirira akamaro. Gusa we indirimbo yahitinze cyane yitwa Urutoki, za Urutoki nshyireho ikimenyetso, yakozwe na Fazo, ni Fazo. Urumva ko bose ndabashimira, bose nabi ibihe byose kuri ngewe. Rick yagiye muri Amerika, aribwo ngitangira umuziki, yavuze ati ngiye kugufasha, ba hafi yanjye, ahita ajya muri Amerika. Urumva mfata cyagiye nanone cyo kwicara ngatekereza umuntu dukora, ariko yansigiye Fazo, kuko nawe yaramufashaga, yaramwigishaga. So ubwo rero abo producer bose nabi ibihe byose kuri ngewe kabisa. Nakubaje n'indirimbo indi haba watubwiye Urutoki. Urutoki niyo ndirimbo navuga, niyo navuga kuko niyo yamenyekanye kurenza izindi zose. Niyo ndirimbo nakoze umunsi umwe kandi gahitinga, igakundwa n'abantu ku kigero cyo hejuru. Hari indi yakunzwe yitwaga Ntiyangezeho, nakoze imbere yayo, ariko kuko karite yari itari nziza, ntago abantu benshi bayizi bikiri, ariko nayo yaramenywe cyane, abantu barayikundaga cyane. Yes, reka twigarukire noneho kuri uyu munsi wa none, nyine uri gukora indirimbo zo guhimbaza Imana. Hari indirimbo yawe yitwa Nguha, n'iyitwa Ndaje. Kuri ubu noneho bikorwa bimeze bite, projects nshyashya uri guteganyiriza icyo abakunzi bawe? Ko ndibwira ko umaze no kugira abakunzi, nanone umuntu agomba kubagukundaga byanga byakunda aho wakerekeza hose, ko niba ari umufana w'ukuri yamurajyana. Bimeze bite ubu ngubu? Ndi kuririmba indirimbo za gospel, ariko nzajya ndirimba n'indirimbo z'ubuzima ubusanzwe, ntabwo mvuga iz'urukundo wenda zo sindabitekereza, ahubwo nzajya ndirimba ubuzima. Hari n'indirimbo nayo mfite yitwa Sinzarekera, ntekereza ko ari indirimbo nziza, sinzi niba washyira muri gospel cyangwa washyira muri sekira, ariko iyo ndirimbo ubwira umuntu
reka umurava ubeho ubuturo bwawe ikintu utekereza aba ari ukugira umurava mu byo ukora kubera ko umunyabute yicwa no kwifuza gusa urumva ni indirimbo ishishikariza umuntu gukora kandi imukuramo kwiheba urumva izo ndirimbo rero njye numva ari ubutumwa bwiza umuntu nanone aba agomba gutanga. Hari umuntu uba wiganyira yumva ko ubuzima bwarangiye ariko burya iyo ugihumeka ubuzima butararangira. Niyo mpamvu rero nazo ngomba kuziririmba zikagira abantu zifasha. Hari abantu benshi muri Afurika dutuyemo baba babaye mu buzima bugoye bataba bakeneye gusa ngo babwire ngo Imana ni nziza uri mwiza mwami ariko uramubwira ati waba uraye ariko ejo ushobora kurya, haguruka bigenza gutya, urumva gira imbaraga, ibyo ukora nibona bitari kugenda neza komeza uhatane wicika intege, ukamuha ubuhamya, urumva ukamuririmbira ukamubwira ku buryo ukomeza umuntu kabisa ni ubutumwa bwiza umuntu abatanze. Numva ko izo ndirimbo nazo ngiye kujya nziririmba. Ubu mfite 3 n'ebyiri nako ya gatatu yo ntirasohoka ariko igiye gusohoka nayo vuba. Yitwa nahereye kwitwa ntujya untenguha nkurikiza ndaje ndi kumwe na MC Tino. Ubu noneho iyo ngiye kuzana yitwa hura nanjye mwami project nshya ariko ndayibatuye kabisa ndayibatuye kuva kwa Evidex niyo twayikoranye niherutse niyo twayikoranye. Ya mbere nayikoranye na Nicola na piano niyo itangiye irangizwa na Nicola. Urumva rero ko ntago ntuje none ngira ngo abantu baribona ko nagarutse kandi ni byiza kabisa. Yes, hanyuma mbere wari ufite ngira ngo amasezerano muri Touch Records wari under management yabo. Abantu baribaza niko bikimeze nenda no ni muziki uri gukora ya gospel uruhare bagiramo warukiri managed hariya muri Touch ni nko mu rugo ni nko mu rugo kuko nta kintu nakenera kuri Mutesa ngo nkibure inama hari n'ikintu nkeneye arakimpa ariko nta contrat mpafite ahubwo mfite inzu yanjye ubu ngubu ariyo iri no kumfasha yitwa Mahwi. Ngira ngo abantu barebye ndaje babonye ko iriya ndirimbo yakozwe na Mahwi Entertainment. Mahwi Entertainment rero ni inzu yanjye nyine urumva ya muzika tunganya muziki mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Hakaba Mahwi Picture ni zikora amafoto urumva harimo n'izindi za Mahwi nzababwira Yes, mbere yuko dusoza ikiganiro twagiranaga bari umukunzi umwe wacu wigeze kubona marambwa ati Niyo Rick mumbarizi iki kibazo muri ziriya ndirimbo zawe hari indirimbo yitwa ni mwijuru akaba niyitwa wenda zikunda cyane ari niyitwa niyangezeho. Ziriya ndirimbo umuntu azumvishe neza ku bantu bazi gusesengura umuziki arawibaza is it based on true story ni inkuru mpamo cyangwa se z'ubwazo zifite ahantu zihuriye kuko ndibwira ko zose zivuga ko umuntu waje kwitaba Imana ukuntu biradusobanura niba ari true story we niba ari imwe ni inkuru mpamo. Ziriya ndirimbo ni ama true story y'abantu yego ni abantu numvishe nzi umwe wese nari muzi ariko ni inkuru nakuye kuri mugenzi we noneho ntiyangezeho yo ni inkuru naririmbye ariko naho nkurikije ku kuri kwabayeho urumva nomba ndirimba ntiyangezeho umuhungu ukundana n'umukobwa bakumburanye amazi iminsi batabonana ubwo yajyaga kumureba agiye kumusura nyine na za stress n'iki byose ntiyamugeraho ndarakomeza arategereza araheba. Indirimbo nshaka no gutangamo ubutumwa nyine ko ibyo bintu bibaho ni mwijuru rero yo ngira ngo namwe ushobora kuba mwanumvishe n'izo nkuru n'iki ni indirimbo ni story naririmbye ya famille yose byagiye mu gutembera nyine niyo nabyita vacances niba ari gutembera wenda bose nyine bari hamwe mu modokari bishimye bagenda bakina nyine bikaza kurangira nyine bakoze impanuka ya famille igapfa hose ariko hakarukamo umuntu umwe nyine bari uri kuvuga iyo nkuru y'ibyamubayeho
iyo ni inkuru nakuye ku gitekerezo cy'umuntu byabayeho, bari bari kumwe ari famiye yose bagiye ku Gisenyi, hari harimo na nyirakuru urumva, bose bitaba Imana, kandi mba nayirimbye kugira ngo ntange ubutumwa buriya iyo abantu bagiye famiye yose mugahaguruka mukajya mu modokari mukagenda, buriya ni byiza kwitonda cyane, umuvuduko mukawirinda, ikintu cyakurangaza nka telefone ukakirinda, ikintu cyose cyabateza impanuka mukakirinda, kubera ko mushobora gushiduka nyine umuryango wose uhanaguritse mu gihe cy'iminota ingahe yonyine. Ni byiza ko abantu bagira attention cyane kuri ibyo bintu. Icyo nashaka kuririmba urebye. Urakoze cyane Niyo Rick ku kiganiro cyose tujyanye, ariko mbere yuko dusoza kuri Kigali Source tugira igice cyitwa Mbwiza ukuri, aho tugenda tukubaza ibibazo bitandukanye. Mbere kuri wowe umufana wawe umufata nk'iki? Umufana wawe n'iki kuri wowe? Baje ikibazo nkunda cyane nkunze. Ubundi njyewe abantu bakunda ibikorwa byanjye kubita abafana mba numva ukinaje kugenda bisobanukirwa, ariko ubundi kuri njye mba numva atari ibintu nakavuze ngo abafana banjye, abantu bakunda ibintu byanjye mba numva ari ibintu birenze cyane bikomeye, mba numva ahubwo abafana banjye rero njye rwose mba numva nabita inshuti zanjye, kuko iyo umuntu akunda ibintu byawe akagukurikirana amanywa nijoro, agakurikira ubuzima bwawe, akumva afite ayo matsiko yo kumenya uko ubayeho, akagufollowinga, akaba umva njye mba numva kubita abafana bidahagije, mba numva ari inshuti zanjye nubwo mba ntabazi, kuko buriya no ku ma social media nkoresha ndi mu bantu bagerageza kuvugana n'umuntu wese unyandikiye, aranyandikira nshobora kudahita ngusubiza, ariko sindenze iminsi 2 mfata akanya, niyo yaba ari nijoro cyane nkajya muri za SMS zose nkabandikira, nkagenda mbasubiza kugira nyine mbaha agaciro. Niba umuntu aba yifashe akanyandikira akunda ibintu byanjye, bano baranjye ngomba mugomba icyo cyubahiro, mugomba ku gaciro nkabikora, ni inshuti zanjye. Ubu buri tari kuba wamusangiza ubuzima bwawe, cyangwa se ikibazo yakubaza cyose wagisubiza nta kibazo? Yes, wenda kibaye hari ibibazo buryo utapfa gusubiza, nanone ushobora gusubiza ikibazo kikangiza ibindi kangiza byinshi, ariko mba numva nta cyatuma ntamusubiza. Impamvu nkubaje gutyo nuko wanumye ati Niyo Rick uzamutubarize ibintu bijyanye n'umubano, relationships bihagaze bite, ko tumumenyereye kinini, twagiye twumva bamwe mu banzi nyarwanda bagiye bashinga ingo, kuri we bihagaze gute, biri kuri we rwego? Yewe nta mugore ngira, nta n'umufiance ngira, ndi gushaka umukunzi kabisa. Yes, urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma, guhera ugiye watangiye umuziki wawe 2012 kugeza right now, uko biri kose burya nubwo hari abahanzi batabitangaza, ariko hari nk'umuntu ubu kwinspira, niyo mukorera muri industry imwe cyangwa se tuvuga bo mu Rwanda mukorana, n'uyu muhanzi wowe ku bwawe uvuga uti uyu muhanzi hari ibyo namwigiraho, kwigana amagambo ye, kwigana melody ze, ariko mu buryo bwo gutera imbere ikintu namwigiraho? King James umuntu nakurikiranye kenshi, ubuzima bwe aririmba kuva kera, twese turamuzi, ariko hari ibintu yagezeho twese tuzi, urumva. N'abandi bahanzi bashobora kuba barabigezeho, ariko ntabwo bo tubizi. Wenda ibyo bya King James nkurikije ubwenge yagiye agira mu muziki, amwegera nkamubaza ati se wabigenje gute? Wabigenje gute kugira ngo ibi bintu bigereho? Nanjye nkakurikira iyo nzira, kuko buriya mu bintu nkunda cyane bimfata n'umwanya no gukurikira ibiganiro by'abantu bagize ahantu bava bakagera n'ahandi. Ndabikunda cyane, biranyinsipira nanjye nk'umuntu nyine unyote wenda no kugira ibintu ageraho. Namubaza, namera nka Mayweather niwe ngo akirwana mu rwano wa mbere yatangiye kubona connection, abakire bakanga ati ni wowe, ati twari turi kugufana n'iki, ngo naga profita wa mukira akamubaza ati nanjye ndashaka umbwire ko naguze buriya bwato buhenze cyane.
afite amatsiko cyane ati ni gute yaguze indege ndira kabisa mfite amatsiko urumva nanjye nuko mbayeho. Mbere yuko dusoza nyine ikiganiro twagiranaga abakunzi bawe bitega iki noneho kidasanzwe ni icyo ugiye gukora gitandukanye n'ibyo wakoraga noneho kugira ngo muzika yawe ikomeze kwivarwa cyane barategereje ndakeka haciyemo iminsi iriya ndirimbo ndaje igiye hanze noneho n'iki ubateganyiriza? Ubu nababwira ngo indirimbo nayivuze mbafitiye yitwa hura nanjye irajya hanze vuba hano ariko mbafite n'ibikorwa nyuma y'izo ndi gushaka ama featuring mbese ndashaka gukora ubu nibwo namenye ibyo ndimo byangira uwuhe muntu byamarira iki mu buzima byanzanira iki urumva namenye icyo mbereyeho ubu rero nicyo noneho nshaka kugira ute nyine gukora icyo mbereyeho ubwo rero nibanyitegeho kubaha indirimbo nziza kandi nyinshi ibikorwa byinshi nkabataramira nako baravuga ngo igihe gisobanura buri kimwe igihe kiraje kibasobanurira. Dusoza ducishirizeho imirongo mike cyane muri ndirimbo ntiyangezeho indirimbo ntaba nkiyibuka ne yambwiye ngo ntaje ariko ntiyangezeho twari dukumburanye numvaga mushaka ariko ntago yigeze angeraho ariko ntago yigeze angeraho ntago. Yes, arakoze cyane Niyo Rick rero niwe twari turimo turaganira tumushimira ko yitabira ubutumire by the way abakoze cyane. Yes, namwe mwese turabashimiye rero mukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 murushaho gukurikiza ingamba za leta y'u Rwanda kugira ngo dukomeze kugenda dusigasira ubuzima. Kigali sosiho ni kwa kundi next time tubashakira undi muhanzi mwifuza. Ciao ciao, bari kumwe nanjye Imana.